Reka noneho dukomereze kuri fomu. Fomu niyo ukoresha iyo uri gushaka kohereza information kugira ngo database izakire noneho izisevinge. So aha ngaha tugiye gutangira tureba uburyo ki utangira wandika fomu yawe. Ni ukuvuga ngo fomu igirwa n'iyo bita label. Ni ukuvuga ni ugushyiraho icyo iyo fomu igiye gukora, wenda n'izina ribanza, noneho ugakurikizaho input. Input ishobora kuba rero imibare, inyuguti, cyangwa se ushobora no kuyibwira ati ibe address, cyangwa ibe phone number. Ni ukuvuga ngo icyo wayibwiye gukora ni icyo ikora. Noneho tuzarebera hamwe n'uburyo ki ushobora kuyivalidatinga, noneho ikohereza data runaka, ariko kandi niba ntiyemere kwakira izindi. Kuri iyi nshuro rero tugiye kureba ubwoko bwa forms. Form ishobora kuba ariyo ushobora kwandikamo noneho ukohereza ibyo weho wanditse, cyangwa se hari izo noneho bita predefined, cyangwa se izo ziba zifite value, nyiri kubaka urwo rubuga yarazihaye value. Ni ukuvuga ngo tuvuge yaba yaravuze wenda ati uhitemo uturere dutatu, wenda Kicukiro, Nyarugenge, cyangwa se akandi wenda Gasabo. Noneho icyo gihe njyewe nyiri kubaka urubuga nzaba naramaze ku predefininga cyangwa kuvuga ibyo urahitamo ko ari ibyo ngibyo bitatu. Icyo gihe ni hahandi noneho nandika already nkahita nshyiramo value. Noneho icyo ngiye nguha noneho weho aho guhitamo. Icyo gihe rero nibwo noneho dushobora gukoresha checkbox, nibwo dushobora gukoresha radio. So ibyo ngibyo reka tubirebe. Ni ukuvuga ngo utangira uza hano ukandika form gutya. Noneho iyo umaze kwandika form gutya, ubundi hano tuzarebera hamwe. Hano uhita ushyiramo action y'icyo iyo form irakora kugira ngo database ize gukurura, ishakisha mu mafomu yose ufite ku rubuga rwawe, irebe ifitemo icyo uri kuyibwira. Ariko sofa reka noneho twandike fomu isanzwe, turebe uburyo ki irandaringa cyangwa igaragara ku rubuga rwacu. So noneho igikurikiyeho utangira wandika label. Iyi label rero niyo uhize nawe ugashyiraho amazina. Iyo umaze gushyiraho amazina gutya, ushatse akenshi hari n'igihe bashyiraho akanyenyeri gutya kugira ngo umenye ko ifite kano kanyenyeri iri required, ugomba kugira icyo ushyiramo. Ni ukuvuga rero iyi label ushobora kuyihereza noneho izina cyangwa se icyo irakora. Ni ukuvuga ngo aha ngaha niho wandika ngo for gutya, noneho for gutya, noneho hariya ugahita ushyiramo wenda ati amazina, kuko ni amazina arimo. Noneho iyo urangije aha ngaha uhita ujya kuri input gutya, noneho ushyiramo type. Warangiza gushyiramo type ugashyiraho name. Reka dushyireho type, wenda dushyireho ko type ari text. Noneho dushyireho ko ari amazina, name ko ari amazina. Noneho ikindi ushobora gushyiraho ID, cyangwa se ugashyiramo value nk'uko nakubwiye. Ariko kuri iyi nshuro reka dushyireho ID, noneho nayo tuyite amazina. Noneho placeholder ni ikijya muri ka kazu cy'icyo ugiye gukoraho. Ni urugero ushobora gushyiraho uti andika amazina yawe. Ni ukuvuga ngo bizaza muri ka kazu hiyanditsemo andika amazina yawe. So gutya. Noneho nk'uko uri kubibona hano hahise hazamo ngo andika amazina yawe hano. So noneho nurangiza aha ngaha uzafunga gutya. Numara gufunga urabona yuko input yacu irimo kandi dushobora kwandikamo. Ni gutya input ikorwa. Noneho wenda reka dushyireho
indi, noneho tuyihe wenda yuko type yayo wenda ari radio, noneho turebeyo uko iri buze kuza igaragara. So reka tuze hano gutya, reka wenda tubanze dushyireho indi imwe nk'iyi ngiyi, reka dukopiye iyi, noneho dushyireho indi input ifite label yayo, reka tubanze dushyireho break gutya kugira ngo zitaza kuza zegeranye, noneho tuyigire gutya. Aha hari amazina tugiye kuhashyira andi mazina. Reka tuyite andi mazina. Gutya. Ni ukuvuga ngo nk'uko uri kubibona nkoresheje shortcut, nzajya ngenda mbereka uburyo ki izo shortcut zikora, kugira ngo mugende mwandika code vuba vuba. Nk'uko uri kubibona dufite iy'amazina n'andi mazina, ifite iy'amazina n'iy'andi mazina. Ni ukuvuga ngo izi zombi ushobora gushyiramo amazina yawe. So ni gutya rero input yubakwa. Noneho reka turebere hamwe iyo ari radio ibimeze gute. Ni ukuvuga ngo iyo ari radio, reka tuze hano wenda tuvuge tuti ushaka kubaza umuntu niba wenda afite icyo ashaka kwiga. Ni urugero, uvuge wenda umuntu ushaka kumubaza, ashaka kwiga CSS, ushaka kwiga HTML, ushaka kwiga JavaScript. Icyo gihe kubera ko niweho ufite ibyo uri kumubaza, icyo gihe niho ushobora gukoresha radio. Reka turebe hano wenda uko wabigenza. Hano ni ukuvuga ngo urabona ni kimwe, uzandika input, wandikeho radio type, aho kugira ngo ibe text izahita iba radio, noneho id uyigire HTML, noneho value uyigire HTML. Tuyigize value kubera iki? Kubera ko ibyo tugiye kumubaza twebwe turabizi, kandi turi kugira ngo ahitemo kimwe muri bino bitatu. So nahitamo kimwe agakanda submit, ni ukuvuga ngo niyohereza submit, database yacu irahita ifata za data arizo izi value twagize predefined twebwe ubwacu twahisemo, noneho izi saving kuri uwo muntu. So nangaha nuko radio id noneho ibe CSS, kuko turi kugira tumubaza hagati ya HTML, CSS, noneho na JavaScript. So noneho rero ukaza hano ukashyiraho label yerekana kugira ngo umuntu amenye icyo ahitamo. Iyi label iragaragara hano kuri HTML yacu, niyo yiyi. So nk'uko uri kubibona iyi input, iyi label yaje hepfo ya input, bishatse kuvuga ngo iyi ngiyi iri buze kuza hano hirya. Ni ukuvuga ngo tuyifashe tukayishyira hano hejuru, zaza hano imbere. Urugero, tuyifashe tukayizana hano gutya, urabona iza hano imbere, noneho umuntu nabwo akaba yahitamo. So reka tuyigumishe hano iburyo, noneho umuntu yaza agahitamo data ashaka guhitamo. Ndashaka kwiga CSS, ashaka kwiga JavaScript. Noneho na checkbox nayo ikora kimwe, just hariya hari type ushyiraho checkbox. Reka wenda tuvuge ushaka kubaza umuntu niba wenda atunze igare, atunze imodoka cyangwa ubwato. Ushobora kuza ugahita wigirira gutya, noneho nk'uko uri kubibona ahangaha type ni checkbox, noneho id ni vehicle, noneho value twayigize bike.
noneho urabona ahangaha iri kubaza value twayitanze already, ntabwo umukiriya ari we uraza guhitamo icyo ashaka ngo abacyandike, ahubwo twagishyizemo notwe turi kumubwira acekinge box yerekana icyo afite, niba afite igare, niba afite imodoka cyangwa se niba afite ubwato. Ni ukuvuga ngo nk'uko uri kubibona value hano zabaye predefined nk'uko uri kubibona. Noneho ID hano ni iya kabiri, ID ni vehicle kuri gatatu, hano ni ID vehicle kuri rimwe. Ni ukuvuga ngo data zose tuzabona ku bantu bagiye batandukanye tuzagenda tubona yuko vehicle 1 izaba iri correspondent kuri bike, noneho ID ya vehicle 2 iri correspondent ku modoka, gutyo gutyo. Rero niho biza gutya, noneho umuntu akaba yahitamo niba afite ikintu, afite kimwe se, afite byose, noneho ukagenda uhitamo. Noneho twavuga yuko SK checkbox itandukaniye hehe n'izi radio. Ni ukuvuga ngo radio uhitamo, uri buze guhitamo ikintu kimwe muri ibyo bintu baguhaye, ariko checkbox noneho yo ushobora guhitamo ikintu kimwe cyangwa bibiri cyangwa byinshi. Naho ngaho bitandukaniye. Reka dukomeze. So aho ngaho urabona ushobora guhitamo ibintu bibiri icyarimwe cyangwa bitatu, cyangwa se ukongera ukabikuraho, ariko kuri radio uhitamo kimwe. Iyo ugize ahandi hahandi hambere ihita ivamo. Iryo ngiryo niryo tandukaniro. Reka noneho dukomeze turebera hamwe uburyo ki media ikora kuri CSS, kuri HTML. Reka tujye kuri media, ariko mbere yuko tujya kuri media reka tubanze turebere hamwe akandi kantu ka forms ntaberetse. Nk'urugero ushaka kugira form yo guhitamo ibintu bitandukanye, ukuvuga ngo turebe hamwe muri makeya, form hari elema z'ingenzi igira nka input, ikagira label, ikagira select, ikagira text area, ikagira button, ikagira field set, legend, data list, output, option cyangwa option group. Izo ngizo nizo elema z'ingenzi igira. Noneho reka turebe wenda kuri select, ese wenda uri kubwira umuntu uti ukore selection y'ibintu runaka, noneho uhitemo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe icyo ukora ugira option, noneho ugatangiza select. Ni ukuvuga ngo ugira nka gutya, tuvuge wenda uri kugira ngo umuntu ahitemo ubwoko bw'imodoka, ni urugero bw'imodoka ashaka, uzaza gutya, reka hano dutangize form gutya, noneho ushyireho select gutya, tuvuge ko agiye ku select, noneho ID ko ari amamodoka, noneho ushyireho option. Muri izo option buri imwe ugenda uyiha value yayo y'icyo araba ahisemo. Noneho icyo gihe urabona naza ahangaha azaza abe yahitamo imwe muri izi modoka. So ahangaha ni gutya ikora select iyo ushaka guselectinga ibintu. Kandi nanone ushobora nanone kuba wayiha size. Ni urugero, aho kugira ngo igaragare gutya ari uko ubanje gukirikaho, ushobora kuyiha size hano, wenda ukavuga ati hagaragare 3. ni urugero, hagaragare 3. urabona hahise hagaragara 3, indi imwe irageze. Ushobora kuba wenda ati hagaragare 2, noneho umuntu akabona izindi ari uko akoze scroll. Izi zose ni gutya noneho izi ngizi zikora. Ikindi ahangaha nk'uko uri kubibona hano, ntabwo ushobora guhitamo 2 icyarimwe. Reka wenda tuzigire 4 kugira zigaragare neza. Ntabwo ushobora guhitamo 2 icyarimwe, nubwo wakanda control cyangwa se command kuri Mac, ntabwo ushobora guhitiramo 2 icyarimwe. Iyo ushaka guhitiramo 2 icyarimwe rero, icyo ukora ni uko
uravuga ati zibe multiple, ni ukuvuga ngo wongeraho aka ngaka ukaza hano noneho ukandikaho ko zaba multiple, ni ukuvuga ngo noneho iyi ngiyi ninkanda nka komande nshobora noneho gutoranyamo inyinshi nshaka, ariko aha ngaha ntabwo byashoboka, ningira imwe izindi ziragenda. So iryo ngiryo naryo ni itandukaniro ry'igihe ukoresha multiple and what. Noneho ikindi ntabwo twigeze turebera hamwe input ya text area, nayo ni ingenzi kuko umuntu ushaka kumubwira wenda tuze kwandikamo summary wenda aha ngaha ntabwo wamuha input nk'izi ngizi twabonye z'amazina, ugomba kumuha ahantu hanini yakwandika iyo summary. So icyo ukora rero ni iki, uraza gutya noneho ukavuga yuko ari text area gutya, gutya noneho ushobora n'urugero kuvuga ati tuyihe kuriya, noneho imere gutya. Nk'uko uri kuyibona yo yabaye nini text area, kandi yerekanye yuko hano ushobora kuyongera ukaba wayigira nini uko ubishaka. So ku buryo wakwandikamo ukandikamo ibintu byinshi cyane uko ubishaka. So iri flexible, iyo wayigize text area umuntu yakwandikamo ibintu uko abishaka. So ndibaza ahangaha noneho twagarukira. Ikindi ni uko kuri text area ushobora kuyihereza amarow n'amacolumns itagomba kurenga, ni urugero noneho ukaba wayiha na name ukayita cyangwa ukayita message, ko ari message ijyamo gutya. Noneho ikindi ushobora kuyiha amarow n'amacolumns already ukayadefininga noneho ku buryo iza ari nini, ariko n'ubundi still umuntu akaba yayiyongerera akayigira nini uko ashaka. Noneho reka dukomeze. Ndibaza ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi kuri form twari dutarutse. Ikindi ni button, ni urugero ushobora kugira button, noneho reka wenda turebe nk'urugero rwa button, noneho ku buryo nuyikirikaho hari ikintu irakubwira. Ni ukuvuga ngo icyo gihe tuzaza hano, reka dushyireho nk'iyi buto, noneho iyi buto niza hano umuntu akayikirikaho, urabona ni button, type on button, noneho click on click, nihagira umuntu uyikirikaho igire alert. Urabona nayo ni function, ni built-in function, nk'uko nababwiye function aba ari rino jambo rikurikiye n'utu tumenyetso, noneho ukaba washyiramo na parameters z'icyo iri buze kwerekana. Noneho ku buryo nukandaho irahita yerekana hello world. So nk'uko uri kubibona ukanze hano ihita ikwereka hello world. So noneho reka tunyarukire muri media, noneho turebere hamwe media icyo ari cyo. Media rero nk'uko nakomeje mbibabwira, ushobora gushyira video ku rubuga rwawe noneho cyangwa se audio. Iyo rero ugiye kubikora gutyo utangira uza uvuga ati ni ukuvuga ati wenda ati video gutya, noneho ukimara kuvuga ati video gutya ushobora gutangira gushyiramo video yawe. So video zirimo ubwoko butandukanye, harimo ama MP4 n'izindi ariko reka cyangwa se MPG zigiye zitandukanye, ubwo bwose n'ubwoko bwa videos. So noneho reka turebe uburyo ki ushobora gushyira video ikaba yagaragara hano ku rubuga rwawe. Icyo ukora rero hariya muri video ushobora kuyihereza width na height, ni ukuvuga ngo ukayiha na control. Ni ukuvuga ngo hano uraza hano gutya, noneho ube wayiha width wenda ya 320, noneho ya na height ya wenda 250 ni urugero. Noneho ikindi hano uhita uze ushyireho control. Noneho urabona ukimara gushyiraho control, video yawe ihita iforma
aho iri buze kuba iri. So hano wayisitayiringa nk'uko twasitayirinze mu video yashize. Hano washyiraho style cyangwa se ugashyiraho class, noneho ukajya kuyisitayiringa muri CSS hirya, yaba ari nk'urugero ushobora kuza hano uti style gutya, none ukavuga ati border radius wenda ibe 6 cyangwa se gutyo wenda 6 pixel gutyo. Urabona hano border radius hano zihise zihinduka, kandi tuyigire 16 ibe nini kugira ngo mubibone neza. Urabona ihise ihinduka. So ukaba wayiformatinga gutya bisanzwe. Noneho igikurikiyeho hano, iyo umaze gushyiraho control hano muri video, noneho ushyiramo source gutya, none ushyiramo source gutya, noneho warangiza iyi source, noneho niho ushyiramo iyo movie yawe. Noneho uraza hano muri source ukandikamo gutya source ko ihwanye, noneho hariya niho ushyiramo kwa kundi naberetse uburyo ki ushobora gutagetinga image yawe, ni nako n'ubundi utagetinga video, kuko wajya no ku rubuga ruriho video ukaba wakopiya address yayo, noneho n'ubundi nabwo ukaba waza ukayishyiraho ahangaha. So ni gutya video iba imeze. Noneho dushobora kurebera hamwe tukareba uburyo ki noneho hano muri source ushobora gushyiramo either URL gutya ya video yawe. Mu rugero reka nzane wenda video, so ahangaha ukazana ugashyiramo URL yawe. So ubu ngubu rero nujya muri browser, hano ntabwo video irahita igaragara kubera ko ari muri iyi ngiyi yo kuri VS Code ndi kwerekaniraho, ariko hano turi muri show preview, ariko ugiye muri open live server uhita ubona video yawe. Ibi ngibi rero ni nako n'ubundi no kuri audio biba bimeze. Uraza ukandikamo audio gutya, noneho hano ukaba ugashyiramo source, noneho muri iyi source ukaba waza ugashyiramo noneho icyari cyo. Ni ukuvuga ngo hano muri audio nayo ushobora kuyiha width, ukayiha naki, noneho ukayiha na control. Ni ukuvuga ngo n'ubundi urabona ukimara kuyiha control, n'ubundi nayo ihita ikuzanira format ya video. Ni ukuvuga n'ubundi ugiye ukareba video yawe waba uyifite hano ku rubuga rwawe, ushobora guhita uza ukayaccessinga uyishyizemo hano, cyangwa se URL wakura kuri internet iri ya audio nayo waza ukayishyiramo hano ku buryo umuntu aza hano agakanda igahita igaragara. Ibi byombi turabirebera hamwe muri project ndende yo kubaka dukoresheje HTML muri project ya video ikurikiyeho. So nawe nagusaba gukora biriya bajya bavuga bya like na subscribe, noneho kugira ngo nitu uploadinga iriya video ya project nawe uzahita uyibona ukurikire ugendane natwe. So ikindi ahangaha umuntu wenda yavuga kuri video, ushobora gushyiraho ubunini, umurambararo n'ubuhagarike, ugashyiraho control gutya, uburebure, ubuhagarike, control ni ingenzi. Noneho ikindi kintu cy'ingenzi kugira ngo iyi video browse zose zibasha kuyisoma, ni uko ushyiraho type. Ni ukuvuga ngo hano uraza ugashyiraho type, noneho ukerekana niyo ko ari MP4, ko ari MP4 niba ari kuri video, cyangwa se ari MP3 niba ari audio. So uraza ugashyiraho type. Ibi ngibi bifasha browse kumenya ngo ese ibi ni ibiki birimo ahangaha. Noneho n'ahangaha
nuko ukaba washyiraho ko ari mp3. So wenda ikindi kintu umuntu ashobora gutekerezaho, ushobora wenda kugira video ushobora kuyigira autoplay cyangwa se ukayigira muted, na audio ni ukuvuga ngo hano ushobora kuza ukavuga ngo ati ni autoplay. Iyo rero ari autoplay, umuntu agifungura browser ihita itangira kwikina, ariko ntabwo ari byiza ko bitangira kwikina hariho n'amajwi, kuko bishobora gukanga n'umuntu cyangwa umuntu ari mu bantu bikaba byamusebya. Iyo rero yari nka video washyizeho uri kugira ngo ibe autoplay, icyo gihe uhita uyigira muted kugira ngo amajwi yo kuza noneho wenda umuntu arebe ayo mashusho wenda ari gukurikirana, wenda na advertising iriho se n'iki, noneho kugira ngo bitabasha kuba byamuderanja. So ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi byo kuri video. Noneho ubwo reka dukurikizeho project yacu. So mwibuke rero gukora iyo like na subscribe kugira ngo nitwa-uploadinga project noneho ibashe kuba yabageraho. Mwakoze, reka dutegereze aho ubutaha kugira ngo tuzarebere hamwe n'amasomo agiye akurikiraho.